yamamaye cyane ku izina rya Princess Priscillah, umuhanzi wakunzwe cyane mu bihe byashize, umuhanzi wishimiwe na benshi, umuhanzi wakoze indirimbo z'ibihe byose, umuhanzi wakoze indirimbo zigakora ku mitima y'abantu, abenshi bakazikunda mu birori ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Umuhanzi wakoze amateka akomeye mu muziki nyarwanda, yakoze indirimbo nyinshi zirakundwa ndetse zishimirwa na benshi. Amazina yiswe n'ababyeyi be: Umuratwa Priscillah, akaba ari umukobwa ufite imyaka 32 y'amavuko, ariko benshi bitewe n'ubwamamare, ubuhanga mu ndirimbo ze, bazi ko ari mukuru cyane. Ni umuhanzikazi wakoze indirimbo nka Biremewe, Mbabarira, Icyo Mbarusha, Warandemewe, Nananana, nka Paradizo n'izindi zakunzwe. Umuhanzi Priscillah abenshi bamubonagamo akazoza k'umuziki nyarwanda. Ni umukobwa waciye uduhigo dutandukanye, dore ko indirimbo ye nka Paradizo ariyo ndirimbo yabaye iya mbere mu Rwanda mu ndirimbo zarebwe cyane n'abasaga miliyoni muri icyo gihe. Amashusho y'iyi ndirimbo yageze ku muyoboro wa YouTube ku wa 6 Gicurasi 2015. Ubuhanga bw'uyu muhanzi bwagiye bugereranywa n'ubw'abandi bahanzi mpuzamahanga. Ku myaka 16 ye y'amavuko yari yaramaze kwigwizaho ubwamamare mu muziki nyarwanda. Hari mu mwaka wa 2009 ubwo yinjiraga mu mwuga w'ubuhanzi byeruye. Yashyize hanze indirimbo Mbabarira, ihita ikundwa ku kigero cyo hejuru, ndetse nayo bimuzamurira ubwamamare ndetse n'igikundiro. Inganzo y'uyu mukobwa ngo yatangiye kwigaragaza afite imyaka 3 y'amavuko, agitangira amashuri y'incuke. Umuhanzi Princess Priscillah yatangaje ko akunda umukino wo koga ndetse n'umukino wa basket. Mu bihe bitandukanye yagiye akorana n'abahanzi batandukanye indirimbo. Mu bahanzi bakoranye harimo Kate Kavuyo, Jay Polly, Meddy ndetse na The Ben. Guhera muri Kanama 2013 umuhanzi Princess Priscillah yagiye gukomereza ubuzima bwe, yabo bw'amasomo ndetse n'ubw'umuziki, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanzi Priscillah kandi yagiye avugwa mu rukundo n'abasore batandukanye, harimo nka Mani Martin, King James ndetse na Lick. Ngo nubwo yagiye avugwa mu rukundo n'abasore batandukanye, uyu muhanzi we mu bihe bitandukanye yagiye akomeza guhakana ibyo bintu. Umuhanzi Princess Priscillah byagiye bivugwa kenshi ko kujya hanze kwe yarahungishijwe gukora umuziki, ndetse ahungishijwe na papa w'umubyara. Indirimbo ya mbere yakoze yitwa Mbabarira yakorewe muri Nelod Record. Urugendo rwa muzika ntabwo rwamworoheye, ngo byari bigoye cyane kubyumvisha ababyeyi be, cyane se utarabikozwaga. Ngo byaterwaga nuko Priscillah yari akiri muto, kuko yatangiye umuziki afite imyaka 16 y'amavuko. Umuhanzi Princess Priscillah yasubijwe mu mashuri yisumbuye gusibizwa kubera ko yari yatsinzwe ikizamini cya leta cy'amashuri yisumbuye. Nyuma y'ibyo byose ngo papa we yamwohereje muri Amerika kugira ngo amuhungishe umuziki. Umuhanzi Princess Priscillah akigera muri Amerika yahise ajya mu rukundo na Lick, ngo bitewe n'inzira yaciyemo, ubuzima yaciyemo, uburyo yajyaga yisobanura kuri se ku bijyanye no gukora umuziki, ngo ndetse n'urukundo rwe na Lick hahita azinuka umuziki burundu. Ubundi inkuru y'urukundo rwa Lick na Priscillah byatangiye bite? Ku gicamunsi cyo kuwa 2 tariki 21 Gashyantare umwaka wa 2017, inkuru y'urukundo rwa Priscillah na Lick nibwo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe barabyishimiye,
abandi birababaza cyane bavuga ko ahemukiye umuhanzi Oda Paccy wari warabyaranye na Lick Lick. Ibi byose umuhanzi Priscilla barabimubazaga nabyo akabitera utwatsi. Bamwe mu nshuti za hafi z'umuhanzi Princess Priscilla batangaje ko mu mwaka wa 2014 Priscilla ubwo yageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasanzeyo Lick Lick amaze y'imyaka 2 n'igice irenga. Ngo agisangayo Lick Lick batangiye no kuba mu nzu imwe, ngo kubera guhuzwa n'akazi no kuba nta bantu Priscilla yari asanzwe azi muri Amerika, ngo byatumye bajya mu rukundo byihuse. Mu mwaka wa 2015 aba bombi bahakanye iby'uru rukundo rwabo. Ese batandukanye gute? Ese iby'urukundo rwabo byarangiye bite? Oda Paccy waranzwe no kwibasira Lick Lick amuziza ko babyaranye ubundi agahunga inshingano zo kurera umwana, yahamije muri live yakoranye na Godfather ndetse na Dekati ngo ko nubwo adashaka kuvuga kuri Priscilla ngo kuko wasanga murusha ibikomere, ngo kubera ko bose bahuje umugabo umwe, ngo Lick Lick icyo yapfuye na Priscilla, ngo Priscilla yamusohoye mu nzu ngo kuko atashakaga ko avugisha umwana yabyaranye na Paccy uzwi nka Oda Paccy, ngo yamuzizaga kuvugisha umwana yabyaranye n'umuhanzi Oda Paccy, umwana witwa Mbabazi. Ngo icyo cyonyine nicyo gishobora kuba cyaratandukanyije umuhanzi Princess Priscilla ndetse n'umuproducer Lick Lick. Umuhanzi Princess Priscilla gutakaza Lick Lick ugakubitiraho nuko se atakundaga ibihangano bye ndetse nuko yaririmba, biri mu byashyize iherezo ku muziki we. Ni nansoreje iki kiganiro ngushimire wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.